Hallelujah. Thank you so much, Pastor. Urakoze cyane, Pastor. Imana iguhe umugisha. God bless you. Urakoze gukorera Imana. Thank you for serving God. Ndashima Imana kubwawe. And I thank God for your life. No kubw'abakozi b'Imana. And for the servants of God. Bayoboye uyu murimo. The pastoral team here. Biranezeza iyo umuntu abonye umuntu. It makes someone happy when biranezeza iyo umuntu abonye umuntu amaze igihe azi muri Kristo. Biranezeza. Uru rugendo rubamo inkomere nyinshi. We have so many injured people in this journey. Rubamo amacumu menshi. We have many errors. Rero Imana ishimwe kukurinda no kuturinda twese. And glory be to God for his protection of our lives. Tukaguma muri uru rugendo. For we are still in this grace. Dukorera uyu mwami uhemba neza. And serving the most rewarding King. Umwami wo kwizerwa. The Lord of faith. Umwami wo kwizerwa. Umwami utabeshya. He never lies. Umwami w'umunyakuri. He's a truthful God. Yasezeranye ko atazigera dusiga. Tuvuga ngo mu bwihisho bw'isumba byose. With a theme saying the sacred place. Nasanze atari umutwe wo kwigaho. It's not a theme to study on. Ahubwo biradusaba gusenga kugira ngo tubibemo. So it requires prayers for us to make it a lifestyle. Ibyo tuvuga byose nibyo abakozi b'Imana batubanjirije baganiriyeho. Whatever we say, we have heard from our fathers. Reka bisiga inyota mu mutima wawe. So let this live a zeal in your heart. Bisiga inyota yo gushaka Imana kurutaho. Let it live a zeal to seek God than never before. Bisiga inyota yo kwigira imbere mu kubaho kw'Imana. The zeal to go forth in the presence of God. Mu bwihisho bw'isumba byose ntabwo ari ahantu hari physical. In the sacred place of the Most High is not a physical place. Ntabwo ari mu cyumba runaka. It's not a certain room. Nta nubwo ari Yerusalemu ku rukuta rw'abandi bingingiraho basengeraho rw'amaganya. It's not even on the wailing wall. Ntabwo ari ku musozi runaka. It's not a certain mountain. Ariko umuntu wese. But whoever. Yaba aba mu nzu ndende cyangwa nini cyane. Whether you stay in the mansion or in the yaba afite akanya gatoya karimo umusambi imbere y'aho aryama. Whether you live on a mat. Yaba arara hanze. Whether you yaba ari umusaza cyangwa umusore. Whether you're young or old. Umuntu wese ufite inyota n'ikindi kintu nakwita ubusambo bw'iby'ubu bwami. Umuntu wese ubinyotewe, umuntu wese ubyifuza agira akanya n'agahe n'ahantu ahurira n'umwami we naho ngaho. Whoever is thirsty for the kingdom of God, you have a moment, you have a place where you encounter with your King. Mu bwihisho bw'isumba byose. In the sacred place of the Most High. Mu bwihisho bw'isumba byose. In the sacred place of the Most High. Reka dusengane twongere tusabe data. Let us request our Father once data again. Bamwe duhagaze ku muryango, abandi twarinjiyeho gatoya, ongera utwigirane imbere mwami. Father, some of us are just on the entrance, others have entered, but we need to go forth. Tubikiye mu butunzi butarondoreka. I know that you have kept treasures harimo gukingurirwa ijuru ku rundi rwego. Father, open the doors. Harimo ubwiru bw'Imana kuri levels zitandukanye. In different levels we get the treasures. Hari ibyo nabonye, hari ibyo ntarabona, hari ibyo nifuza. Reka dusabe data twese dukomeze twigira imbere. Let us ask God to take us further. Ndakwinginze iby'isi ntibikumare umwanya, ntibikumaremo imbaraga, ntibiguherane. Don't waste your time on wild things. Don't be taken by everything that you see around you. Mu bwihisho bw'isumba byose. In the sacred place of the Most High. Hagerayo abafitiye Imana inyota. Just people with thirsty and zeal are the ones that get there. Ntabwo handagaye ngo umuntu ahasitareho, tujyayo intentionally tubishaka tubyifuza. It's not a place that we get there accidentally, we just go there intentionally. Ni ibintu ugambirira mu mutima ukavuga uti mwami ndagushaka. It is a thing that you plan and ask the Lord that I need you, Lord. Kuko icyo Umwuka Wera yagombaga gukora yamaze kugikora. Because the Holy Spirit has already done his work. Yaguhuje n'irembo ari ryo Kristo. He has connected you to Christ the gate. Kuva wahura n'iryo rembo urasabwa kugirira inyota kugira ngo wongere wigire imbere. If you've already encountered Jesus, you need the zeal to go further. Reka ufatanye nanjye gusenga. Let's pray. Data turagushaka. Lord, we need you. Imitima yacu irakwifuza. And our hearts are eager for you. Turagushaka biruta uko twagushatse mu minsi yatambutse. Father, we need you than ever before. Imitima yacu igufitiye inzara n'inyota. Father, we are thirsty and hungry imitima yacu for you. irakwifuza. We need you, Lord. Ni wowe wenyine dushaka mwana. It's you alone that we need. Ni wowe dushaka. It's you we need. Ntabwo twabuze ibindi dukora.
We have not missed to do ariko anything imitima else. yacu irakunyotewe. But our hearts are Kuba hano hantu thirsty for you. biraturutira kuba ahandi hantu hose. Father, being in your house is better than being Kubana any nawe other biraturutira place. kuba ahandi hantu It's hose. better to be here than any other Ngo umunsi place. umwe mu bikari byawe Father, one day in uraruta your imyaka igihumbi house ahandi. is more than 1,000 days Hanze hari ibirabagirana outside. bitandukanye ariko Father, nta gihwanye no kubana nawe. Father, we have come here to encounter you. Twemerera utwigize imbere. Father, allow us to get Utwigize imbere further. mu bundi bwiru bwawe. Father, take us to another level in your Kora ku maso presence. yanjye nkubone ku kandi gace ntari narakubonyemo. Father, let my eyes see you than ever Kora ku mutima before. wanjye ngusobanukirwe birenze uko nari narakumenye. Let my heart understand you than ever Teza before. umutima wanjye umwete n'ishyaka ryinshi byo kugushaka birenze uko nigeze kugushaka. Prepare my heart and fill it with zeal. And Mwami I twemerere say, ntitugarukire bugufi. Father, allow us to go Twemerere far. ntitugarukire bugufi njye n'abahungu bawe n'abakobwa Father, bawe. your sons and daughters, we need to go Twemerera far. ab'itorero ry'i Rwanda ntitugarukire bugufi. Father, let us not go weary. Twemerera abagushaka hirya no hino mu isi ntitugarukire Father, bugufi. whoever needs you, seeks you, let us go Turagushaka mwami far. w'abami. We need you, Lord. Igihe kimwe Yesaya ijuru ryaramukinguriwe One day Isaiah, all ngo heavens akubona were wicaye open ku to ntebe him. yawe. And he saw you on your throne. Agiye kwibonabona ntakwiriye. And he said that he wasn't worthy. Uwiteka we twigize imbere tubone intebe yawe. Father, allow us to go Turifuza kubona far. ubwiru And bubiki we get- wabera. And we go to your sacred place. Ubwiru bubiki inkoramutima zawe. To the place that you've organized Hari plans ibyiza for your people. twakubonyeho. We have seen good. Hari amasoko y'ubugingo Father, we twanywereyeho. have Ariko ibyo byasize bitwongereye inyota. Allow us to have that zeal. Gake twabonye mwami. The little we know you Katumenyesheje ko hari byinshi dukwiriye gushaka. revealed us that Katubwiye ko hari byinshi tutarabona. we need to see more. Uyu mugoroba dusange mwami mwiza. Father, visit Sanga abahungu bawe us. n'abakobwa bawe bumvaga banyuzwe n'aho bagejeje. Visit your sons and Maze daughters ubaremwe that mu are just inyota. content. Maze ubaremwe mu inzara. Let the zeal Ubaremwe mu and busambo hunger. bw'iby'ubu Let the bwami. zeal and thirsty for Twigirane your imbere kingdom. nawe. Let us go Waduhigiye further umuhigo with you. ukomeye. Father, you gave us a mighty word. Wadusigiye umuhigo ukomeye. Father, you gave us agenda. Uratubwira ngo kuko ujya kwa data And you said, as I go to my ngo Father, tuzakora nk'ibyo wakoze ndetse no that kurenzaho. we should do what you Iyo did and twitegereje mwami beyond. itorero ryawe, Father, as iyo your turebye ubuzima church, bwacu mwami, looking dusanga our tumaze lives, imyaka muri uru Father. rugendo Oh, ariko God. tutarakora na bikeya mu byo wakoze. Father, we haven't Twigize imbere mu done bwiru it enough. bwawe, Father, allow aho us imbaraga to go zawe far. ziguhishukira, Let your power aho imbaraga fill zawe us. zitwuzura, Let aho your turushaho power gusa nawe, manifest. aho We need to twuzura see you. ubumana, Father, we aho need to- tugenda mwami abantu bagakira, Wherever aho we duhura walk, n'abantu let bagakira the people be agahinda, healed. depression zikava mu mitima yabo, indwara zikomeye zigakira, Let the ibyaha diseases bikava mu heal. mitima Let yabo. the sins Twigize go imbere away. mwami, Let aho us go abatubona far. basaba babonye wowe. And who Twigize sees imbere us witeka will mana see nyir'ingabo. you. Let us Sanga go abahungu bawe far. n'abakobwa bawe bose baguhagarariye Sons muri and iyi daughters, si, Lord, us- maze on your ubigirane behalf. imbere mwami. Father, Imyaka allow- yacu ye kuba imyaka y'imfabusa. Lord, let the Twe days kuba not be in nk'abatarahuye vain. nawe, twe kuba nk'abatagufite, Let us not twe leave kunyurwa us n'utuntu dukeya twaboneye muri ubu fatherless bwami. people. Twigirane imbere nawe mu We bwiru have bwawe. seen your mercy, God. Allow us to go farther in your sacred place. Abahigiye bose Whoever go there, wakoranye na b'ubutwari. you have done wonders with them. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo yewe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Even the world was not worthy that we stay there. Isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. We were not worthy. Babaye abagore n'abagabo bo kwizerwa. They were strong and Banyanyagije imirimo yawe hirya no hino ku isi. They have shared your Urupfu gospel, ntibarutinye. God. They did not fear death. Ntibigeze bakwihakana. They did not deny you. Ibiganza byabo byakoze ibitangaza n'ibimenyetso. Their hands did miracles and wonders. Benshi muri bo barakerewe, abandi batawe mu myobo y'intare ariko ntibigeze bakuvamo. Ngo yewe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. They were killed, they were put in the caves of lions, but Ngo abone they icyo did gicucu not cy'abahamya deny benshi you. batuzengurutse, barimo barareba itorero rya none muri 2021. And they're Ni igicucu watching cy'abahamya over benshi this church. batuzengurutse. Reka twe kubakoza isoni mwami mu gihe nk'iki Father, ngiki. allow us not Duhagurutse to mu mbaraga put them zawe to mukunzi shame. mwiza. Twinjirane mu Raise bwihisho us. bwawe. Twinjirane mu Revive bwihisho us, bwawe. Lord, and put us Tuzamure in ku your rundi sacred rwego. place. Tuzamure Take mu us to yindi another levo. level. Gira umukobwa ukura hasi. Lord, Gira let umuhungu your ukura daughters go to hasi. another level. Umukure mu bidafite umumaro. Ukebukisha amaso ye. Agushake mwami. Let us Ahari aho thank niwe you, wakiza Lord. iki gihugu, ahari aho niwe wakiza Afurika, It's you that ahari aho niwe can wakoresha heal ububyutse Africa. bukaba. Let revival happen. Uwiteka we, Oh Lord, imitima yacu irakunyotewe. our hearts are thirsty for you.
twizeye ko utatuma mwami tugarukira mu marembo, And we believe that you can't allow us to just stay on the kugarukira mu entrance. marembo. You can't accept Twemerere us to twinjire mu byumba, mu byumba, mu allow us to byumba, enter mu even in the byumba, mu rooms, byumba byo mu bwihisho in bw'isumba the rooms byose. of the sacred place of the Most High. Urakoze mwami mwiza, Thank you, Lord Jesus. urakoze mwami mwiza, Thank you, good Lord. urakoze mwami mwiza. Thank you, Lord. Twemerere tugarukire kumenya ibitangaza n'ibimenyetso wakoze mu buzima bwacu, Allow us not to just, ntitugarukire aho ngaho. allow us not just stop on the miracles and wonders. Wa mugabo wari urwaye imyaka 38 baramubajije ngo ninde wamukijije, The man that was sick for 38 years was asked who asanga ntabwo healed you. amuzi. He didn't know the Icyazi ni uko pastor. yari yakize indwara kandi bamubwiye kwikorera ubuzima bwe, ariko ntiyashoboraga kuba intumwa y'uwatazi. He did manage to Benshi be muri a twebwe spokesperson. waratugaburiye, waratwigishije, Father, you have been there waratwambitse, for us, wadutuje you mu have mazu, clothed us, watwishyurira you have protected amadeni, us, waduhaye you have kubyara, paid the waradushingiye. You've given Yo, us children, watubabariye you've bya given byaha us byinshi, wealth, Lord. ariko ntitwaba intumwa y'uwo tudafitanye ubusabane. Tugarukeho mukunzi mwiza, ntitugarukire ku muryango, ntitugarukire ku muryango w'ubuturo, ntitugarukire mu muryango. Niyo mpamvu hitwa mu bwihisho, ni mu mabanga, ni mu bwiru. We Twigizanye need to imbere go mama, there to the sacred twigize place, imbere Lord. Uwiteka Mana Nyiringabo. Allow us to be there, Lord. Twigize imbere tugere mu rupfu Take tukiguhamya. us to another level from Twigize there. imbere tugire umumaro mu gihe cyacu. Allow us to intimate with Thank you you. Jesus. Hallelujah. Urakoze kubwo kubaho kwawe, Thank you for your praise. warasezeranye kandi urasohoza. Father, once you Uri say inyuma you y'ijambo ryawe kugira ngo accomplish, urisohoze. and you're behind your word to accomplish Ntabwo it. ubeshya, You never lie. uri umunyakuri, You're a truthful God. waratubuze. You're- Tuguha akanya gacitse ku icumu, tuguha akanya gato cyane, Father, we never give you tuguha enough akanya time. dusiganwa. We just give you the time we've spared, Lord. Uyu mugoroba nyemerera urobanura abahungu n'abakobwa wakwigiranye nabo But imbere today your mama. sons and daughters have come, Lord. Teza inzara nyinshi mu mitima yabo, Let the thirst and teza zeal in inyota their mu mitima hearts. y'abahungu n'abakobwa Let the zeal in the biyita abakristo daughters of God. basanzwe, bumva ari abalayiki, bumva ari abasanzwe, bari mu maofisi, bari mu mago yabo, Those bari that hirya no feel hino, that just bumva usual Christians. bateza inzara n'inyota mu mitima yabo. Make the zeal and thirsty and hunger in their Begirane imbere hearts. nawe mwami. They need to go far with you, Lord. Urakoze mwami, Thank you, Lord. urakoze. Ijambo Thank ryawe you. rirambwira ko ubwami bwawe si ubw'amagambo ahubwo ni ubw'imbaraga. Your kingdom is not of words but of power. Reka tuvuge ibyo washyize ku mitima yacu. And Father, let us Imbaraga get what zawe you zigere put ku in bahungu our bawe heart. n'abakobwa bawe, Let your power go and touch your zikora icyo sons and wazitumye daughters gukora. and do what you've sent it to do. Mu bwisho bw'isumba byose abantu ntibarwarirayo ngo In the bahereyo bananirwe sacred place kukuramya. of the Most High, people never Reka get uwinjiye arwaye sick. akire, Whoever is sick, let him be reka ufite healed. agahinda ko mu mutima gashire, Whoever is sorrowful, let them be free. reka uwibaza niba uriho cyangwa utariho umwiyereke. Whoever is doubting you, Father, may you reveal yourself to him Umukorere ibyo arimo gusaba mu mutima we, and do whatever they are asking you. in the umukorere heart. ibirenze ibyo asaba. Do beyond what they are requesting. Urakoze papa, Thank you, icyubahiro no Father. gukomera ni ibyawe. The glory belongs to you. Ninde wagereranywa nawe? None like you. Mu bagizi ba neza ntawe, You're more than all the good people we mu do. We banyabwenge know. ntawe, You are knowledgeable than mu batunzi anyone. n'abanyamafaranga ntawe, You're the richest man we know. ntawagereranywa nawe. None to be compared like to you. Urakoze papa, Thank you, Father. icyubahiro no gukomera n'ubutware The glory, n'ubwenge authority, n'ubwiza and wisdom byose ni and ibyawe. goodness belongs Thank to you, you. Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Mu bwihisho bw'isumba byose, The sacred place of the Most High. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Psalms 91:1. Reka nsome muri Bibiliya yera. She's going to read the Haravuga ngo uba mu Canada bwihisho version. rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. He Haleluya. that dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Ibyo twavuze ku munsi w'ejo
What we shared yesterday. Hallelujah. Hallelujah. Gatoya nahishuriweho n'umwuka wera nawe nibaza ko wabuzi nuko muri ubu bwisho bw'isumba byose harimo levels tubyemera tubihakana zirimo. The Spirit of God revealed to me that in this sacred place there's some levels. Harimo ibyiciro twese abenshi twarakijijwe ne kuvuga ngo twese. Most of us are believers. Twarababariwe. We were forgiven. Twakiriye Kristo mu buzima bwacu. We have received Christ in our lives. Ariko muri iki cyumba muri ubu bwisho bw'isumba byose bamwe muri twe ntago duturanye. But in this sacred place of the Most High, we are not neighbors. Niki kizana itandukaniro kuri aba bantu? And what brings the difference to these ko people? twavuze ko level ya mbere ni ukwakira kuba umwana w'Imana. Yesterday we shared that the first level is receiving that we are children of God. Level ya kabiri, second level, izanwa nuko nyuma yo kwakira kuba umwana w'Imana uburyo ugirira ubwo bwami inyota. So the second level is brought by having received to be a child of God. The zeal you get, all the thirst, the hunger you get. Uyu munsi nungutse ijambo numva nakoresha birenze inyota ryitwa ubusambo. Ubusambo, gusoma ijambo ry'Imana ufite ubusambo, ukinjira mu bihe byo gusenga ufite ubusambo, ukigira kubigisha b'ijambo ry'Imana ufite ubusambo. Kera hakiba ibiterane n'ibindi byose hakaba ibintu nk'ibyo ufite ubusambo bwo kwakira icyo Imana ivuga, ufite Imana amatsiko menshi, wumva ufite ubukererwe, wumva ukeneye kumenya byinshi. To be curious, to be anger for the Lord, to be anger for the Word of God, whether there's conferences and you feel like you need to know more about His kingdom. Ubwo busambo niyo nzara n'inyota nibyo bizana itandukaniro ry'aho dutura muri ubwo bwisho bw'isumba byose. So that curiosity, the hunger and the thirsty is the one that brings dushobora kugerera ku irembo icyarimwe ku muryango kuri Kristo. We can be on the same level at the entrance. Dushobora kugera ku muryango icyarimwe. We can be at the entrance. Tukakira agakiza icyarimwe. And we get saved one day. Rembo akadufungurira urugi rwinjiriwe. And then Christ opens the door to His kingdom. Ibikurikiraho rero ntibigenwa n'imyaka kuvuga ngo maze 3 nkijijwe maze 10 maze oya biterwa n'inyota n'ubusambo ufite. So other levels are not measured by the years that you've spent in salvation. It is measured by the thirsty in your heart. Hallelujah. Hallelujah. Level n'isi ya kabiri, the second level, nukwakira ibintu bishya, it's receive new things, imitekerereze igahinduka, new mind, manifestation y'ibyo wabaye byo cyangwa y'uwo wabaye we igatangira kugaragara mu buzima bwawe. And then the manifestation of who you are, of who you have become manifests. Ubi y'abantu babiri bavuze ngo njyewe ndi umwana w'Imana n'undi akavuga ngo njyewe ndi umwana w'Imana. If two people share and they say I'm a child of God, another says I'm a child of God. Umuntu ashobora kubivuga biri ku munwa kuko yabyakiriye nk'umwana w'Imana. It's easy to say that because you received it as a child of God. Undi akabivuga mu mutima we, and another one says it afite ikintu kimeze nk'igitsikamutima kitabasha gukuka, azi neza nta gushidikanya ko ari umwana w'Imana. Two people can say that we are children of God, but one is convinced in his heart and he's convinced very well that I am a child of God. Umwana w'umuntu ukomeye hano ku isi, a child of a strong person here, iyo agenda niyo avuga niyo yinjira ahantu biba bigaragara kuko aba afite ikintu cy'igiconfidence. Mana yanjye yahawe naho avuka. Let me tell you, if you belong to a strong person, wherever you go with confidence. Ibyo bitandukanye no kubura ikinyabupfura, bitandukanye no kubura ikinyabupfura, bitandukanye no kubwira abantu nabi, ariko azi neza uwo ari we kandi ntiwabimukuramo kuko nyine yavutse ari umwana w'umuntu ukomeye. It is different from the behaviors, the character, the behaviors from the home, but they have this confidence because they know they belong to a certain strong person. Ibyiza rero byo kuba mu bwisho bw'isumba byose, kuba umwana w'Imana ntago mbivugira kubwo ikinyabupfura, ntago ari ibyo twigira, ahubwo turabyakira tukaba byo, tukabyumva neza, tukaba tuzi neza ko Satani atagidushoboye. So being a child of God is not just a matter of discipline and good character. It's knowing very well that the devil cannot manage us. Muri iyo revo ya kabiri niho ibitekerezo bihindukira, imitekerereze irahinduka, icyo Bibiri ivuga kikaba mu buzima bwacu, icyo ijambo ry'Imana ivuga kikatwinjira neza. In the second level is where your mind is transformed and what the Bible says enters your mind. Hallelujah. Hallelujah. Ndifuza gukoresha gato icyanditswe Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa kabiri gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. In 2 Peter, urwandiko rwa kabiri rwa Petero 2 Peter igice cya mbere chapter 1 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Reka tugendane ku
murongo wa mbere, urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere, tumanuke gato tugeze kuri 4. 2 Peter 1 verse 2 to verse 4. 1 to 4. Ku murongo wa mbere havuga ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye. Kugabana ni uguhabwa ikintu, abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye no kwacu. Ngo ni Petero urimo kuvuga. Petero kuko azi icyo yagabanye n'icyo yakuye kuri Kristo, arimo arandikira abangaba, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye no kwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwandi kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Arimo arandikira abantu bafite ikintu cyakoretse mu buzima bwabo. Mwibuke ko ku munsi w'ejo twari ku muryango. Abari ku muryango rero hari ikintu bagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi. People at the entrance, they have shared the faith of a precious level, kwizera kw'igiciro cyinshi, the grace and peace, kandi babiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo. Hallelujah. They have obtained like precious faith with us through the mwibuke ko ku righteousness muryango of ibintu God. bihakorekera bitava mu mirimo yanjye yo gukiranuka, ahubwo hari umwe wakiranutse, hanyuma ibyo yakiranutsemo bimbarwaho. It is not of the good deeds that I do. There is one person who is a righteous, and his righteous deeds is countable on me. Ku muryango hariya ninjira mu bwisho bw'isumba byose, nagabanye kwizera kw'igiciro kwinshi kwahindutse ukwanjye, mbiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu at the n'umukiza. entrance, I've obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Ku murongo wa kabiri akavuga ngo ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe, ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe. Grace and peace be multiplied. Ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe. Grace and peace be multiplied. Mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Let it multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Uko tuguma muri cya cyumba, muri bwa bwihisho bw'isumba byose, the more we stay or dwell in uko the dukomeza secret kugira place, inzara n'inyota, the more we have the zeal and the thirst hari of ibintu God. birushaho kugwirira muri twebwe. There are some things that are multiplying in us. Ni hehe tumenyera Imana na Yesu umwami wacu? Tumumenyera mu gusenga, mu kwiga ijambo ry'Imana, mu gutindana nawe. Uko tumumenya hari ibintu bigwirira muri twebwe. Niyo mpamvu mu cyumba hariya tudaturanye mu mahoro dufite no mu buntu dufite. Umwe afite make, undi afite menshi, undi afite ubuntu bugwiriye, undi afite bukeya. Kuko bigwizwa n'iki? No kumenya Kristo umwami wacu. Tumumenyera hehe? Nta handi. We are not on the same level in the sacred place, because we get on some levels due to what we do, the thirsty and the anger of the Lord, the anger to read His word differentiates us from Hallelujah. the levels. Ubuntu n'amahoro birahenze dukura kuri Kristo Yesu. Simvuga amahoro azanwa nuko hari akantu Imana yashyize mu mufuka wanjye, oya, ayo ngayo ashobora kuguruka. Ariko ubuntu n'amahoro bigenda bigwira tubiheshwa no kumenya Imana. Grace and peace is multiplied through Christ. Niyo mpamvu twabyemera twabyanga, twese turi abakristo, ariko hariya mu bwisho bw'isumba byose abaturanyi ntago bareshya. Hari abantu batuye hamwe, hari abandi bari munsi gato, hari abandi bari munsi gato, bitewe nuko bagenda bagwiza kumenya Imana. Whether you love it or not, we are not on the same level. In the sacred places, we are on different levels. Some are higher, others are below, above, like that, according to how they know God. Uko tugenda tumenya neza ibyo twagabiwe. Umva umurongo wa 3 uko Petero avuga. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo twaragabiwe, zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. According as His divine has given us all the things that will pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Hallelujah. Hallelujah. Iyo tutatinze muri ubu bwihisho bw'isumba byose, hari ibintu dukomeza gusabira kandi twarabihawe. Hari ibintu dutekereza ko biri muri ficha kandi twaramaze kubihabwa.
the things that we think that are in future and yet we have already pertained them because we don't stay, we don't take much time in the sacred place. kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye, zaratugabiye, zaraduhaye. Kugabirwa ni ibintu bidakorerwa. Zatugabiye ibintu byose, ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe kumenya kuragarutse, tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Whereby are given us exceeding great and precious promises, that by this we may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ibintu byose bizana ubugingo, Everything that brings ibintu byose life, bikuza mu imbaraga z'Imana, everything that brings, ibintu byose bituma Kristo aba muri wowe, everything that causes Christ to dwell in you, byose wamaze kubihabwa. you've already given that. Ibintu byose bihesha abantu kugira imbaraga zo kubaha Imana, Everything that enables people to obey God, byose wamaze kubihabwa. you already have Uko them. dutinda muri kiriya cyumba, The more we stay there, muri buriya bwisho bwisumba in the byose, sacred place of the Most High, amagambo avuga ngo ibi ngibi byarananiye ashira muri twebwe, you no longer say that I can't manage this, kubera ko duhura n'izi mbaraga because you've encountered this ziduhesha ibi bintu power, byose 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 bidushoboza the kubaha divine Imana. power that gives us everything that enables us. Haleluya. Hallelujah. Ku murongo wa 4, Verse 4. ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi. Haravuga ngo azaduha, aduha. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this he may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Isi yuzuye kononekara. The world is full of lust. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi And that's- bikomeye cyane, kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana. And that's why he gave us precious promises, that we may be partakers of the divine nature. Mu bwihisho bw'isumba byose turavanga na kamere y'Imana. Umuntu usanzwe, umuntu ubuntu, umuntu w'icyondo, umuntu wavuye mu mukungugu, umuntu usinzira ibyo bikarangira, ariko hariya mu bwihisho turavanga na kamere y'Imana. In the sacred place of the Most High, Hallelujah. we are connected. We become one with the divine nature of Niyo mpamvu God. umwanzi atapfa kumbona, naravanze na kamere y'Imana. And that's why that enemy cannot see me, because I'm one with the divine of God. Icyampa ukagirira Imana inyota, I wish you can ukamubwira ngo hunger for sinshaka him. guhera ku muryango, I wish you kuko hari can ibindi mbikiwe hariya imbere. let you not stay on the entrance, because there's some precious things Ibi si inside. ibintu umuntu yigira, And this nta you nubwo ari can't do ikinyabupfura, it. It's not nta nubwo even ari ko just kwivugisha display. kugira ngo abantu bagire ngo, It's not all about ahubwo mu display. bwihisho bw'isumba byose But in the sacred place of the Most ibitekerezo byacu High, birahinduka, our thoughts tukamenya are ko changed, turi abana b'Imana, and we get to know that kamere we are yacu sons of ikavanga God, n'iy'Imana, and our tukaba nature tutagitandukanywa. has become one with the divine Iyi si nature of yuzuye God. kononekara kwinshi. The world is full of lust. Kononekara kuzuye mu isi ntabwo ari ibyaha gusa, It's not just corruption or sins, harimo n'icyitwa imihangayiko, kubunza umutima, even kubura the amahoro. anxiety. Abantu bicwa no kubura amahoro no guhangayika mbere y'uko ibyo batinya byanaka bagezeho, bitarabageraho bicwa n'ubwoba no guhangayika. People are anxious for things that they have not yet received, and that makes their heart be without peace. Ngo ibyo nibyo byatumye abyuha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga mu cyumba cyo hejuru hariya hantu mu bwihisho by'isumba byose, tubasha guhunga kandi tugakira kononekana kuzuye mu isi. And we escape the corruption that is in the world. Haleluya. Hallelujah. Zaburi kenshi tuzi mu mutwe ya Dawidi ya 23, The Psalms we know, ya Psalm 23 23. abantu benshi bayizi mu mutwe, abantu benshi barayifata kuva Most people have muri got- Sunday school, in the Sunday school 23, Psalms 23. ariko iki ni igisobanuro cy'abantu bari muri iyo level ya kabiri yo mu bwihisho bw'isumba byose. But this psalm is a solution to people that have entered Nibwo the second busobanuro level. nuko babayeho, That's how they live. It is their lifestyle. niko babayeho. That's they live. It's their Haleluya. lifestyle.
haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. It says the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Ntabwo ari ibintu tuvuga twihumuriza umutima, ahubwo ni ibintu umuntu aba azi neza adashidikanya ko nta kintu azakena. Ubukene si ubw'amafaranga gusa. This thing we mentioned this about these psalms is not just saying it, it's something that is a lifestyle, because poverty is not just lacking money. Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntacyo nzakena, ni ukuvuga ngo ntacyo nzamuburana. You shall lack nothing with the ntacyo Lord. nzamuburana kuko Uwiteka ni umwungeri wanjye. The Lord is my shepherd, I Arangose, shall not want. ayobora intambwe zanjye, He leads my steps. andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, He makes me lie down in the green pasture. anjyana iruhande rw'amazi He adasuma, leads me beside the still waters. asubiza intege mu bugingo He bwanjye, restores my soul. anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. He leads me in the path of Ndagira ngo ufate mu righteousness mutwe for his cyangwa ntufate mu name's mutwe wo sake. gusenga kugira ngo abe ubuzima bwawe. Umurongo wa 4, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for I'm with him. He's with me. Haleluya. Hallelujah. Mu bwihisho bw'isumba byose, In the most sacred ibi bintu place, biduhindukira ubuzima. this thing becomes a Icyitwa lifestyle. ubwoba no guhangayika birahunga. Every anxiety and fear, Ukajya wicemuka frees ukavuga you. uti se nturanye n'abandi bantu batuye hano ku isi. And you feel, am I still existing? Am I nearby? Ku isi turaturanye mu makaritsiye asa, We live in the same village. ariko mu bwihisho bw'isumba byose ntabwo duturanye. But in the most sacred place of the Most High, Aba we are bana not kuri levo neighbors. imwe, Some people are on one level, abaturanye kuri iyi levo ya kabiri, and the second level. bose bafite iki gitsikamutima muri bo. Everyone is. Naho filled nanyura mu with this. gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, Even if I walk through the valley of the death, Kuko I ndi shall kumwe fear nawe. nothing, because I'm with him. inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. His rod and the staff shall comfort me. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, You prepare a table before me in the Unsize presence amavuta of mu my mutwe. enemies. Anoint me my head with oil. igikombe cyanjye kirasesekara. My cup runneth over. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyamaho Surely iminsi yose, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka and I will ryose. dwell in the house of the Lord forever. Ya masengesho abavuga ngo mana wica abanzi banjye, Those prayers that God kill my enemies, ya masengesho abavuga ngo abarozi b'iwacu mana ubamare, and the prayers that God finish our sorcerers, muri iyi revo ya kabiri, in the second level, mu bwihisho bw'isumba in byose, the sacred place of the Most High, ayo masengesho aba yarashize. we no longer pray such Uba uzi prayers. neza You know very well, udashidikanya, without any uba doubt, uzi neza, you know very uzi well, neza, very well, uzi you neza know very ko well ubuzima bwawe bushinganye, that your life is uzi protected. neza You know very ko well naho wanyura mu gicucu cy'urupfu that even if you pass through the valley of the shadow of nta death, kintu ushobora kuba. you shall be nothing. Hariya hantu muri iyo revo ya kabiri, In the second level, amasengesho tuhasenga the prayers that we utter, ni uvuga ngo mwami ubahe agakiza, we are like, God, give them salvation. baha agakiza mwami nabo si bo. Give them salvation. They're Uko not tuzamuka one. muri ziriya revo The way we go higher and higher in this niko level, abanzi bashira. that's how we lose Niyo enemies. mpamvu Stefano yabashije kuvuga amagambo nk'aya Yesu, And that's why Stephen said umusore mwiza uri mu myaka mikeya, he was a gentleman, umusore young mwiza one. wenda ufite gahunda yo kuzashaka, He was a gentleman ready to marry. umusore mwiza uzi ibyanditswe, He knew scriptures. ushobora kuvuga nka Yesu akavuga ngo data bababare kuko batazi icyo bakora. And he said as Jesus and said, Lord, forgive them Nuko yari because atuye they aho don't know ngaho. what they're doing. It's Umusore because he mwiza was batera amabuye, a very gentleman being bababaza stoned, ku mubiri, the- ariko mu maso ye hagasa na marayika. but before them he was like an angel. Inshuti y'Imana dukeneye kuzamuka muri kiriya cyumba, My friends, we need to go to dukeneye another kuzamuka mu level. bwihisho bw'isumba We byose. need to go in the most high place. Ntabwo ari ibintu idini ryaduha. It's not by Ndakwinginze religion. wagize umugisha wo kugera ku muryango, ku rugi ari we Kristo, ku irembo ari we Kristo. If you have this Ndakwinginze chance wigire that imbere. you welcome Christ as the gate, Muze twigire imbere. please Ntituzaba don't tugisaba stay imbaraga there. zo kwihanganira Don't ibihe, remain there. ahubwo Oh, zizaba Father, zikorera muri twebwe. we will need the power. Ntabwo to tuzaba do that. dusaba imbaraga ngo Mana ngo sinzongere kugushidikanyaho. We won't be asking for power of not doubting Tuzaba God. twuzuye ubumana muri We'll twebwe. be full of Mwibuke ko hari ahantu kamere y'Imana ivanga natwe umunsi because ku our munsi, divine, our umunsi ku nature munsi. connects, and Ntabwo umwaka umwe nyuma y'uwundi tugenda tugabanukirwa, ahubwo tugenda twigira imbere. after year, one after year, we are Mana, going twigeze further. imbere. We are not declining. Mana, Lord, take twigeze us. imbere. Lord, take us higher. Ubwoba bw'ibintu byose burashira. And the fear of each and everything stops.
umwanditsi wa Zaburi 118:6 yavuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? The Lord is on my side. What can someone? No one can harm me. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya, I will not fear, but the Lord umuntu is on my yabasha side. kuntwara iki? What can I Ushatse harm? wakuramo umuntu ukavuga ngo ibihe bibasha kuntwara iki? You can replace and say, what does situation do to me? If the Lord is on my side. Icyampa ntibibe imirongo usoma muri Bibiliya gusa, ahubwo bikakubera ubuzima. I wish you can read these and they become a lifestyle. Ngiye gushyiramo n'aka kataryoshye cyane. Mu bwihisho bw'isumba byose tuva ku handi ku muryango tujya kuri iyo level ya kabiri, tuva kuri ya level ya mbere tujyanwa n'Imana kuri level ya kabiri, hakorekeramo ibintu byinshi akenshi tudasobanukirwa. From the first level to the second level, in that transition there are many things that being manifested that we cannot even comprehend. Ibyo bintu byinshi tudasobanukirwa birimo kutwigisha kwiringira Imana. Those things teach us to believe and trust in the Lord. Iyo Imana itarakuraho icyo nishikamirije, If God has not taken iki kintu out kimfasha itaragikuraho, what you're leaning on, ntabwo namenya ko Imana ubwayo ibasha kumfata. you can't believe that Mba nzi ko iki God ngiki ari cyo can mbaraga hold you. zanjye, You think mba nzi ko what ari cyo you're leaning cyo on gituma is your ntagwa, strength. You think this can mba nzi ko stop ari cyo you from kingize, declining. mba nzi ko ari cyo kintunze, mba nzi ko ari cyo kimbereye ubwugamo. You think this is your shelter, your refuge. Niyo mpamvu kuva ku muryango For from the entrance tujya aho hantu imitekerereze ihindukira, to the extent tujya kuri iyo level ya being kabiri, transformed to the second level, hakorerwamo ibintu byinshi tudasobanukiwe. many things are being done that we can't even Yesu aba arimo understand. kutwigisha rya jambo yavuze muri Yohana 15:5 ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Jesus is teaching us that in that level, Jesus is teaching us that you cannot do anything Yatangiye without avuga ngo me. ninjye muzabibu w'ukuri namwe muri amashami yawo. He said, I'm the true vineyard and your Arangiza You uwo are the murongo branches. avuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. and he said you cannot manage anything Muri iyo without level ya kabiri turimo tuvugaho uyu munsi, In the second level, Imana itugeze ahantu tumenya neza ko ntacyo tubasha gukora tutamufite. we get to the point of knowing that we can't afford anything Kandi aho hantu inshuro without nyinshi him. tuhagera twabanje kugerageza byose, And to reach that level, twabanje kugerageza byose mu mbaraga zacu. we do the things in our powers and strength. Ni umwanya wo kuvanga n'Imana, ariko ni umwanya wo kuvunagurwa kwacu. It is a time to connect and be one with God, but it's also a time for us to be mended. Ni umwanya wo kuvunagurwa kwacu. It is our time to be mended. Imana yacu itugirire neza. May God do good to us. Abizera benshi barahatuye, Believers stay there, n'abandi muri Bibiliya barahatuye. and others have already stayed there. Umwami Read wacu them. yarahatuye. Our Lord was there. Haleluya. Hallelujah. Acyambaye umubiri igihe kimwe yarashubije, When he was still in the canoe, he yambaye said, umubiri kandi ari hafi y'urupfu. and it was due his Mu death. butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 ku murongo wa 11 yasubije Pilato aramubwira ngo ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe n'ijuru. And he told Pilate that you can't afford to do anything if Hejuru the gatoya- heaven doesn't allow it. Hejuru gatoya hari ibirego bimurega bamubwira ngo wiyitane, ngo yakoze ishyano yiyita umwana w'Imana. They were accusing him of calling himself a son of God. Pilato aramubaza ngo harya ko kuvuga ko witwa nde? And then Pilate was like, who do you call yourself? Arongera aramubwira ngo ese ntabwo uzi ko ufite ububasha bwo kukurekura ukagenda cyangwa se bwo gutanga ugapfa? And he was like, don't you think I have authority to let you go Yesu or wari uzi uwo surrender ari you to we. the people? Yesu wari uzi uwo ari we, Jesus, who knew himself, wari uzi misiyo ye, he knew his aramubwira ngo nta mission. kintu ushobora kunkoraho ububasha utabuhawe n'ijuru. And he told him, you can do Nshuti nothing y'Imana, if the heaven iyo tugeze doesn't muri iyo level ya allow kabiri it. nibwo ubukristo buryoha, Hallelujah. nibwo ubukristo buryoha. That's how the Umenya sweetness of neza salvation is. without any doubt, niko bavuga, udafite gushidikanya namba. Umenya neza udafite gushidikanya namba ko nta kintu na kimwe gishobora kukubaho ijuru ritacyemeye. You get to understand without any doubt that nothing can happen to you if the heavens doesn't allow it. Wumva urinzwe impande And zose, you feel protected all wumva the corners. ushinganye. You feel Ntibivuga ko ibyago bitaza, ibyago bishobora kuza, ariko umenya neza ko ari iby'ijuru ryemeye kandi ko bizabyara ikindi cyubahiro utaramenya. it doesn't mean that you won't face challenges. They will come, but you understand that it has been accepted in heaven. Abantu batuye iyo bahuye na challenges If we meet challenges in the second level, baba bafite amatsiko bavuga ngo mwami ni iyihe glory ikurikiraho, ni ikihe cyubahiro gikurikiraho. and people say that God, what's the new glory after these challenges? Haleluya. Hallelujah.
Paulo yabyandikiye abaroma mu gice cya 8 kuva kuri 31 kugeza kuri 34. Paul said in chapter 8 in Rome. Yabyandikiye abaroma itorero ry'Iroma mu gice cya 8 31 kugeza kuri 34. In Romans 8:31 to 34. Aravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde? Mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ninde uzarega intore z'Imana? Ninde uzarega Hortense? Ninde uzarega Jeanne? Ninde uzarega Jacqueline? Ninde uzarega Paul? Shyira mu izina ryawe. Ninde uzarega kanaka? Ninde uzamurega? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Hallelujah. Hallelujah. Iki ni igitekerezo uyu ni umutima w'umuntu wageze aho hantu. Hallelujah. This is the heart of someone who has. Reka mbivuge no mu ijambo ry'Imana uragenda ubisoma. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He has spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not himself freely give to us all the things? Hallelujah. Mwibuke ko irevo nubwo iryoshye ataranga dukwiriye kugarukira. Remember, this is a sweet level, but we are not supposed to Kumunsi w'ejo stay tuzavuga kuri there. irevo ya gatatu. Tomorrow I'll be sharing the third level. Reka tuvuge gatoya muri Bibiliya ijambo ry'Imana ukuntu havuga. Haravuga ku murongo 31 ngo none si ibyo twabivugaho iki? Ubwo Imana itwemera ninde uzaturwanya? Hallelujah. Hallelujah. None si ibyo twabivugaho iki? Ubwo Imana itwemera ninde uzaturwanya? Ubwo itimanya umwana wayo bwite ahubwo ikamushyikiriza bamwica ari twe twese azira izaburite kuduhana byose nawe. Ninde uzarega b'Imana yitoranyije? Ntawe, kuko yo ibita abere. Mwibuka aba bantu binjire muri rya rembo ariwe Kristo, bigira imbere baca mu bintu byinshi badasobanukiwe, ariko bagenda bagwiza inyota n'inzara n'ubusambo byo gushaka Imana. None batuye aha hantu aho ibitekerezo bihindurirwa, aho manifestation y'icyo babaye cyo kuko babaye abana b'Imana itangira kugaragara mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hallelujah. Ninde uzarega b'Imana yitoranyirije? Ntawe, kuko yo ibita abere. Ninde wabaciraho iteka? Ntawe, kuko Kristo Yesu ari we wapfuye ndetse akazuka ubu akaba ari iburyo bw'Imana dusabira. Hallelujah. Hallelujah. Who Aba will bantu. condemn them? Is it Christ that died, yet is risen again, who is even at the right hand of God, who has made intercession for us? Muri yo revo nisengewe ya kabiri, aho ngaho mu bwisho bw'isumba byose aho ibitekerezo bivugururwa, aho kamere yacu itangira kuvanga na kamere y'Imana. Where our carnality is being connected to the divine nature of God. Abo bantu bafite amaso ataraya. They have third eyes. Ubanye nabo wagira ngo barasaze cyangwa ntibagira ubwenge. When you stay with such people, you think Wibaza impamvu batagira icyo bikanga, ukibaza impamvu batagira ubwoba bw'ibihe nk'abandi, abnormal, they never fear anything. ukibaza impamvu basa nk'abacuritse ibintu, And you priority abandi wonder- bantu basiganwa nazo ku isi zo kubyigana no gushakisha no gusunikana, ugasanga bo si izabo. And you wonder they're not struggling. Ariko abantu bafite andi maso n'indi mirebere. They have other eyes and understanding. Karibu na Yosuwa bari batuyeyo. Hallelujah. Joshua and Caleb stay there. Bari baturanye n'abandi bajyanye guteta mu butayu, bose baryaga manu kimwe, bayitoraguraga mu gitondo kimwe, bari barakoze urugendo bava muri Egiputa kimwe, bari barabonye inyanja itukura icikamo kabiri, bari barabonye ibitangaza byinshi. Ariko Kalebu na Yosuwa bari bafite ahandi hantu batuye. Imana yaravuze ngo kuko bo bafite undi mutima. They shared the Hallelujah. manna with Israel. They lived everything that Israelites were living, but they had other eyes. Hari ahantu baganaga i Kanani, biriya bintu iriya ripoti barebaga bicumi batanze yari y'ukuri. Hari abagabo barebare, hariyo inkike z'amabuye zikomeye, hariyo n'imbuto nziza, fruit zimeze neza, byose byari bihari kandi bari abagabo banaki bariyo nabo bari bakomeye. Ni koko byari ukuri. It was true. Other spies, the 10 spies, what Ariko they saw icyiza cyo was kuba muri true. kiriya cyumba, But the most icyiza precious cyo kuba mu thing, bwisho the bw'isumba good thing byose, was staying in the sacred kamere yacu ivanga na kamere y'Imana, our tugatangira nature kuvuga ururimi Imana ivuga, is mixed tugatangira with kugira God's amaso nature. Imana ifite, And we speak tugatangira what kureba ibintu God nk'uko Imana speaks. ibireba. And we see things the same way God sees them. Kalebu na Yosuwa baravuga ngo bariya bantu nta kintu kibakingira bafite.
And they say, baravuga ngo tuzabamanyagura nk'imitsima. and they say, baravuga ngo icyangombwa ni uko Imana iri mu ruhande rwacu, icyangombwa ni uko Imana itwishimira, kuba bakomeye kandi ari banini cyane ntacyo bitwaye. Ibyo bintu ntabwo wabyigirisha kandi ubona abagabo bagiye kukumanyagura. Ahubwo iriya ripoti bavuze ngo twabonaga tumeze nk'inzige, ngo nabo babonaga tumeze nk'abo, niko bari bameze. Abagabo bari barengeje metero 3, abandi ari abantu basanzwe. the report other 10 spies gave was the reality. Ariko mu buturo, mu bwihisho bw'isumba byose turaguranirwa. Mwibuke ko ari ahantu ho kuguranirwa, ni ahantu tuguranirwa amaso asanzwe, amaso atinya, amaso afite ubwoba, ibitekerezo byo gutsindwa no gutsikamirwa, ibitekerezo yo ushyira mu mibare ukamva ntibivamo. Ni mu mwanya wo kuguranirwa. Nshuti yanjye, va mu birangaza, bino utindane n'Imana yawe, shyira amavi yawe hasi usenge, bana n'Imana yawe, va ku mugabo ku mugore, muvugisha umwubahe kandi umukunde, wimubaza ibyo adashoboye, ahubwo tindana n'Imana yawe. Separate yourself and take time with your urimo Lord. urashakira igisubizo mu bantu, niyo mpamvu uri disappointed kandi ntacyo bafite. You're looking for solution from people, that's why you get disappointed, babagore bari because they abana have babo. no answers. Igihe Samariya yari igoswe, babagore bari abana babwiye umwami ngo turengere. Umwami arabwira ngo ibyo kubarengera ndabikura hehe? Yari umwami w'igihugu ariko nawe udafite igisubizo. Hari igihe ushakira mu igisubizo nabo ntacyo baba bafite. Sometimes you seek Ariko mu bwihisho solutions bw'isumba from byose people that have no answers. niho But in the tuguranirwa. one separate place, Amaganya yacu aguranwa mu ibyiringiro, Our sorrows gushoberwa kwacu and kugurana mu pain. ibyiringiro, They give us amateka yacu hope. mabahinduka ubuhamya, Our history gutsindwa kwacu says bihinduka ubuhamya. it turns to Ayiwe testimonies. tuhakura ubutabazi, We ibintu get birahinduka. restored. Umuntu amenyana n'Imana yo ku giti and you cye. get to understand God on your soul. Umuntu arenga Imana yabwiwe na pasiteri we, And you live the God you know through umuntu akarenga pastor. Imana yabwiwe n'uwamutoje agakiza, And you live the God umuntu you akarenga Imana y'uwamubyaye understand mu through the mwuka, mentor. akimenyera Imana ye. And you get to understand your God on your own. Kandi amarembo yaho arakinguye And cyane, the gates are open. ariko bihabwa ababoneye Imana umwanya. Wibuka ko atari ibintu byandare, niyo mpamvu hitwa mu bwihisho. That's why they call it a sacred Mu place. bwihisho habonwa n'abashakashaka. It's a place that whoever seeks shall Imana yaravuze, find. yaratinyutse iravuga ngo nkunda abankunda, ngo ariko bashaka n'umwete God barambona. said, I love those who love me, but Irongera those avuga ngo that nzabonwa seek namwe me nimunshaka n'umutima wanyu diligently wose. shall see me. And he said, you Wose. shall see me if you seek Wose. me Atari umutima uri diligently. partage, umutima ushakira aha, It's undi not just ugashakira aha. part of your heart. You have to Mana wholeheartedly seek for him. Ahantu Elisa yari atuyeyo, Elijah said, stay there. biratangaje ko ushobora kubana n'umuntu mu nzu, mukabana muri karitsiye, mukicarana muri korari, mukaririmbana ariko ntimuturane aho hantu. It is possible to live with someone at home, you sing Elisa yabanaga na together, Gehazi but mu you're not nzu. neighbors in that place. Elisa yari atuyeyo, Gehazi adatuyeyo, kandi babana mu nzu. Elisha was there and Jez was not there, yet they stayed in the same home. Ndakwinginze nshuti y'Imana, iyi si niko kirakakaye, n'ibibazo ni byinshi kandi bizahoraho. Bibiliya yavuze ikintu gisekeje, iravuga ngo ibibazo ni rusange mu bantu, nta kintu kugerageza gishya, nta kintu cy'umwihariko, ibibazo ni rusange mu bantu. Salomo yaravuze ngo nta gishya munsi y'izuba, byose byahozeho bizahora bigaruka. Everything we see has ever Ngwino happened. tuzamukane mu cyumba, So come mu we bwihisho go in the bw'isumba sacred byose. place. Let's Elisa enter yari the afite sacred amaso, abona ingabo zicaye ku magare y'umuriro, amaso Gehazi adafite, kandi bararana mu nzu. Gehazi didn't say the Ibi si ibintu byo chariots gusengera of mu idini fire. rimwe, ntabwo ari ibintu byo gusenga, kuko itorero ryatangaje amasengesho. Hejuru y'amasengesho y'itorero, hejuru yo kuba umukristo mwiza ukiranuka ku bashumba, ukiranuka mu nzu y'Imana, ariko mu cyumba cyawe y'amasaha uri wenyine uyakoresha iki? Ureba iki? Uba mu biki? On top of being a good Christian, on top of being a very good Christian, what do you do when you're alone in sacred place in your room? Muze twigire imbere inshuti z'Imana. Let us go further. Nababwiye ko harimo ubwiru bwinshi tutarasobanukirwa. We have not understood the many things that we haven't understood yet. Mana tugirire ubuntu twinjiza aha hantu. Have mercy, Lord, as Turememo we enter inyota. there. Create that thirsty. Amasengesho y'abatuye ahantu arahinduka. Once you stay there, your prayers change. Ubwoba n'ihahamuka riba mu masengesho rirashira. Fear in prayers is no more. Nasanze abakristo benshi basenga ariko batizeye iyo basenga. Most Christians, they pray but they never believe what they pray. Basenga batizeye iyo basenga. They never believe, they don't know who they are praying. Yesu yarasenze ari imbere y'ibintu bikomeye, imbere y'igituro cya Lazaro. Jesus said, Muri prayed Yohana 11. before Lazarus' tomb.
aravuga ku murongo wa 41 ngo nuko bakuraho igitare Yesu ararama aravuga ati data ndagushimira kuko unyumvise kandi ubwo Lazaro yari atarazuka. And they took off the stone, the rock, and he said, thank you Lord, Father, that you understand me. Ariko aravuga ngo ndagushimira kuko unyumvise kandi icyasaba ntikirakoreka. Thank you for you have heard my prayers. Arongera avuga ku murongo wa 42 ngo ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Dusoza nshuti y'Imana ndakwinginze ngwino tuzamukane mu bwisho bw'isumba byose. Uyu munsi dufite ubuntu budasanzwe bwo kugira umwuka wera ushobora kubana natwe ahantu hose. Korona yakinga isengero twarabibonye, ingamba zafatwa abantu ntibagira amatsinda yo gusenga. Ubu turi mu biterana ariko turasa nkaho turimo twivugisha ariko umwuka wera ntakingiranwa. Koresha uyu mwanya amasaha basa nkaho agabanutse n'ibirori bisa nkaho bigabanutse. Koresha uyu mwanya ushaka Imana yawe. Ubuzima busanzwe buzajya kugaruka wibitseho ubwiru bw'Imana, wibitseho izindi levozi njyewe ntazi no kuvuga. Warazamutse mu bindi byiciro nanjye ntazi. Data tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba. Amagambo mwami adashorewe nawe nta muntu yazamura. Lord, if you don't follow these words, ariko umwuka wera wayakoreramo ugasiga inyota idasanzwe. Let your Holy Spirit work ukarema ubusambo mu mutima w'umuhungu wawe n'umukobwa wawe. Agahaguruka haravuga ngo ngiye kugushaka mwami. Agahaguruka haravuga ngo narinzi ko nakubonye ariko ndashaka kwinjira mu yindi level. Turi hano mwami. We are here, Lord. Udufata amaboko tuzamukane. Help us, Lord, and take us there. Turifuza kurushaho gusa nawe. We need to see you. Turifuza kurushaho kukubona no kukumenya. We need to see you than ever before. Turifuza kuguhagararira mu isi. We need to be the good ambassadors. Turifuza kubaho nk'aho ari wowe wakabaye uhari. We need to live as you. Iyo haba hari indwara zari ko bazikize. Once you're here, iyo hari ibyaha byari kuba bivuye mu bantu. If you're here, sins are iyo haba hari imirimo ikomeye ariko birimo gukoreka. Many works would be done. Tuzamukane mwami maze tuguhagararire uko bikwiriye. Be with us and we be ambassadors. Teza inzara n'inyota abahungu bawe n'abakobwa bawe ntitugarukire bugufi. Ntitugarukire bugufi. Father, we don't want to stay. Ntitugarukire bugufi. We don't want to remain at the entrance. Ntitunyurwe mwami, ntitunyurwe naho turi. Be content with where we are. Twe kwibeshya ko tubaye ibihanganye ngo tugarukiraho. Father, we don't want to live here. Kandi hari ibindi bizumba tutaradiscovering. We need to discover more rooms in your presence. Hari ubundi bwisho tutarakandagiramo. We need to enter sacred places that we've never entered into. Urakoze kuri umugizi wa neza. Thank you for a good God. Urakoze ko nawe icyo ukora ruguhora uduhamagara. Thank you for always welcoming us, inviting us. Uhora utubwira ngo ngwino twigirane imbere. And you're always inviting us to go further with you. Ngwino twigirane imbere mwana wanjye. Father, you say, come, we go further, my child. You're always inviting us to go further with you. Enable us. We are here. This evening, let someone decide to never backslide. Never backslide anymore. But feel the joy of salvation in that room. People that will be eager to get where you're waiting. And take their eyes off things and separate themselves. Separate them from evil friends. Separate them from peer groups. Thank you, Father. We glorify you. In the precious name of Jesus we pray. Amen. Amen.